ngo bararya abana ukazangiza ngo kirimo kirarya urarya umwana yakuriye yakumaze umva nujya gushyingira n'umukobwa wawe cyangwa nawe mukobwa nujya kwemera umuhungu ariko n'abahungu ni kimwe reka n'abakobwa batunaniye umuntu aricara hano ngo hari umukobwa uri muri Amerika uramuzi cyangwa ngo hari umuhungu uvuye muri Amerika uza ari bwoko ki wowe iby'ubwoko simvuga ubu ngubu tubamo bw'abanabo uzateye ati ababyeyi batari ko se twari tumuzi se wari umuzi rega burya nta muntu wibyara inyamaswa ziribyara ariko ntabwo abantu bibyara iyo urebye nabi umugore aguca imbere Satani akakubwira atari ko ugira amaso cyangwa uri impumyi kurikiza ijisho hanyuma agatangira guhita ariko se buriya urabona kabisa iyo rero warenze iyo nivo yo kurebesha amaso ugatangira gutekereza uko uwo muntu ashobora kuba ameze hirya y'ibyo ubonesha amaso ubwo winjiye mu buhehezi ni kimwe ruriya rubyiruko biriya bintu mwirwamo mureba porunogarafi uriya mwanda ukujyamo ukazamura ubuhehesi bubyara ubusambanyi ariko urubyiruko muri no minsi ari ibintu by'ibitelefone byaje harimo amadayimoni ujye kureba umva urubyiruko namwe wese uzacana umuriro we gushya mukobwa akaza akabwira ati pastor nabonye umuhungu mwiza rwose muremure ufite n'igituza ese urashaka umubounce wo kukurinda cyangwa urashaka umugabo kuko umugabo ntabwo agirwa n'igituza hari igihe haba harimo ubusa cyangwa hari huzuyemo ubugome ntabwo ari ukubabeshya byemyirirwamo Imana ikakubwira ngo jye ndeba ku mutima niyo mpamvu ubwo reka mbwira abakobwa ariko ndabona ntabahari uyu munsi ntibahasenzera abakobwa bagiye ngaba ari ndababonye buriya reka mbabwire abakobwa banjye nujya gutoranya umugabo ujye utega amatwi abantu batatu sibyo uzabanza ariko umwe si umuntu uzabanza utega amatwi Imana yuruti Imana uyu muntu twuzura ariko ubwo ndabibwira n'ababyeyi kuko ati nari kuzamura n'ijipo ariko ndakubashye amaboko ye haje ibintu by'ibibara by'umukara arambwira ati ubuna amaguru yanjye nikomeze wabaye ikize warahiye atoya ati n'umukandara umugabo nkubita akagukubita umukandara ati wabibwiye so se ati sinabitinyuka wabibwiye so bukwe se mpamagara se ndamubwira ngo ngwino nkwereye ngiye umwana wanjye umugabo amukubise gutya ntabwo yasubirayo ibyo ntakorera umwana wanjye ntawe nakwemera kunda bimukorera umuntu afata umukandara akankubitira umwana ntabwo yasubirayo buriya rero umuntu ubaho azajya mu ijuru adatekereza isi abimbura mu maro ku isi ndetse wareba nabi ukayibamo umunyabyaha reka mbereke uko bikora ubu hari abantu benshi baba bicaye avuga ati reka mbe nkora ibyaha nimbona isaha yo kugenda yegereje nzasimbuka ngwe muri train ijya mu ijuru ntimurumva abantu bavuga gutyo ngo igihe bijya bintera n'agahinda muraho mwese reka mbanze nsaba imbabazi njya mbyigisha n'abandi bavuga butumwa iyo wakererewe nubwo ufite impamvu ba wakererewe nari navuze ko nzagera hano 10:30 none mpageze 11:30 ndetse irenga ubwo nakerereyeho isaha muyimbabarire ntabwo ari igihe wayipanze ariko buriya ni kuwiteka yabishatse kuko hari abandi bantu bari bakeneye ubufasha bw'umwuka hanyuma turatindana kuva mu gitondo abantu nabifite uyu munsi bose bagiye banjyaho iminota ubwo barya n'iyabandi bariye n'iyanyu ariko ubwo ikosa n'iryanjye nubwo ntabigizemo uruhare runini Imana rero baho umugisha kwihangana
ubwo nanjye ndagerageza kwigisha nihuta. Amina. Ngira ngo agaposteri bampaye kari kanditseho ngo ni Kingdom Advancement, n'ubu kari cyamanitse hano, Kingdom Advancement Service, iteraniro ryo guteza imbere ubwami bw'Imana. Haleluya. Ntabwo ndi bwigishe ku bwami bw'Imana, ariko ni ikintu cyiza iyo ngeze ahantu nkabona pastori yanditseho Kingdom, ndavuga nti hari ikintu Imana irimo gukora mu itorero ryayo, kubera ko buriya hari ukuntu twigishije ubutumwa butuzuye. Buriya ubutumwa bw'ijuru ntabwo ari bwo butumwa bwa Yesu. Ubundi Yesu aza mu isi, ibingibi ndabibaha ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Nimureba muri Bibiliya zanyu, ntabwo Yesu yigeze yigisha ubutumwa bwiza bw'ijuru. Yigishije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Agiye kwigisha abigishwa barabwira ngo nimusenga mujye musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Abwira abigishwa be ngo banze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Kubera iki? Kubera ko ubutumwa yabwirizaga bwari ubwo guhindura isi igahinduka ubwami bw'Imana. Ariko twebwe tugeze ahubwo turabihindura, turavuga ngo isi ni mbi, ngo mukore uko mushoboye muzajye mu ijuru. Buriya rero umuntu ubaho azajya mu ijuru adatekereza isi abimbura mu maro ku isi, ndetse wareba nabi ukayibamo umunyabyaha. Reka mbereke uko bikora. Ubu hari abantu benshi baba bicaye avuga ati reka mbe nkora ibyaha, nimbona isaha yo kugenda yegereje nzasimbuka ngwe muri train ijya mu ijuru. Ntimurumva abantu bavuga gutyo ngo igihe bijya bintera n'agahinda. Umuntu akaba yarabaye mu isi ari umubyeyi wawe, ntuhamagare pastori ngo umubwire ariko pastor ujye udusura kenshi, uyu mubyeyi wanjye yumva ubutumwa, akagira gutya akajya muri koma. Bati muzehe ari muri koma, uze umwegere urebe uko wamubwira. Buriya rega nubwo atari yapfa, buriya arumva. Nubwo atavuga ariko arumva. Ugerageze umubwire, buriya arumva. Kajya ku gutwi k'umuntu. Urero rwose ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwitegure guhura n'Imana, none niba unyumva neza ndagira ngo weze ubugingo bwawe, wakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami, akwejesha amaraso ye. Urabwirwa n'iki ko uyu muntu yakiriye agakiza? Kuki utabimubwiye cya gihe yari acyumva, ukarindira ko ajya muri koma ukabona ushaka kumubwira ubutumwa? Kubera iki? Kubera ko twe twumva ko icy'ingenzi ni ukujya mu ijuru. Ariko ntabwo abantu babona yuko icy'ingenzi si ukujya mu ijuru, icy'ingenzi na advancement. Icy'ingenzi ni ugusunika ubwami bw'Imana, kuko umunezero wacu mu mibereho uba mu kubaho mu bwami bw'Imana. Ibi mpora mbibwira abakristo, ari igihe nicarana n'umugabo n'umugore kandi basenga, ariko we nabo ndabona nta barimo hano, ntabwo basenze. Umugabo n'umugore baricaye bari mu byaha kandi barasenga. Ukabwira ati ariko ko musenga ntabwo mubona ko ibi murimo, uretse no kuba bibatera agahinda, biranabateranya n'Imana. Ariko niki gituma umuntu ashobora kubana n'umugore we bakabana nabi kandi akumva ntacyo bimubwiye? Nuko avuga ngo nimbona ngiye gupfa nzasimbuka ngwe muri train y'Imana njye mu ijuru, nubwo ku isi nabayeho nabi. Buriya nimushobora kumva ukuntu abantu benshi babayeho nabi. Ubuzima bw'ibyambu bibabwire bene data, jewe nirirwa n'abanyabyaha. Ntabwo jewe ndi umunyabyaha wababariwe, nanjye ubwo ndiwe, ariko niriranwa n'abantu bakora ibintu ko muretse ruse ibi bintu mukora ntabwo mubona yuko birimo kuguhombya. Nawe niba wicayemo hano urimo no kubaho bene ubwo buzima, buriya ikintu gituma umuntu abaho neza ni uko bari bihombo ubuzima ubamo buguteza. Uragenda wanywa inzoga mu mufuka bakandikamo mwe, siko bigenda se? Ubugewe
nshobora kuza mfite amafaranga n'ubu nyafitemo, nkagenda nanyura hariya ku kabari nkakuramo iya 5 nkanywa icupa, undi w'inshuti yanjye akaza akanywa irindi, hanyuma narangiza nkataha. Iyo ni mwe bakuyemo, ntabwo bongeyemo. Ukagenda uri umugabo. Rero abagabo twe twumva dusa naho tubyemerewe. Ukagenda wasize umugore wawe mwiza, kuko uko bigenda kose yewe mfite imyaka 66, ni abagabo bakeya bafite abagore bangana. Siko bimezera. Abicaye kuri no ntebe y'imbere, nimufata imyaka yanyu mugereranye n'iya madamu. Abenshi abagabo turongora abagore tugira dute turuta. Igihe njya kumera imvi wabakiri inkumi, nkasiga umugore mwiza mu nzu nziza ku gitanda cyiza, nkajya kurara ahantu mu nshoreke. Mwe si igihombo se? Amafaranga yari guhahira urugo rwawe agiye kuribwa n'abandi, kandi ubwo ndi wawe wasize hari ibibazo urimo urandika mwe igihombo. Buriya rero icyo Yesu yaje gukora, yaje kutwereka ko kuba mu bwami bw'Imana ni inyungu. Na mbere yuko umuntu umwe yigeze kumbwira ngo atari ko pastor, ati buriya ukuntu wemeye ukareka ibintu byiza, ati ari ibintu wibujije. Kandi koko hari ibintu nibujije. Ngo nkurikire Yesu. Buriya nugenda ugasanga biriya bintu wibujije. Abandi baragenda bakanywa inzoga ureba ntujye mu bandi bagabo ngo. Abantu bakagenda bakiryohera mu bindi by'amaraha ukabyibuza. Ubu nugenda ugasanga mu ijuru nta juru rihari. Ndamubwira nurabizi se? N'Imana yiyiziye ubwayo. Haleluya. Ikazi kambwira ngo twanereka nkwibira ibanga. Biriya bintu narababeshye ni ikiryabarezi nta juru ririho. Nigiye ubikwibwiriye ndi Imana yakuremye. Nayikora mu ntoki nkayibwira nti felicitation. Warakoze kurema ikiryabarezi cyitwa ijuru. Kuko cyatumye mva mu bihombo nahoragamo hano ku isi. Ariko icyo tuzi ni kimwe, birahari. Ariko Paulo arandika aravuga ngo aka gakiza tubabwiriza, haleluya, kagira umumaro muri ubu buzima n'ubuzaza nabwo. Haleluya. Ariko igihe ubuzaza tutarabugeramo, reka tube turyoherwa inyungu z'agakiza ka hano. Icyo rero nicyo bita inyungu z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Inyungu z'ubwami bw'Imana. Ariko topic icyo bari bampaye cyari kinanditse no kuri kaka postiri, karavugaga ngo guard your heart. Byanditse mu Cyongereza. Guard your heart by all means if you expect a prosperous destiny. Nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda ndavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, niba wizera ejo kumugisha. Haleluya. Ejo humugisha. Buriya rero hari ikintu gikomeye cyane abantu batajya batekerezaho. Ikintu cyitwa kurinda umutima wawe niba ushaka kugendera mu mugisha. Umutima, ndashaka kubanza kuvuga ku kintu cyitwa umutima. Agaciro k'umutima n'icyo umutima ushaka kuvuga muri Bibiliya. Haleluya. Ubundi buriya umuntu agizwe na dimension, abahanga b'abanyabwenge bazigira 3. Ariko burya ntabwo ari byo. Buriya umuntu agirwa na dimension 4. Dimension 4. Iya mbere ni iyi mubona y'umubiri. Iyi ni physical dimension. Dimension iki mbese ni igice cy'umubiri. Twese tuwuhuriraho. Uba ari muzima, uba ari urwaye, uba ari munini cyangwa ari mutoya, twese tugira umubiri. Sibyo? Dimension ya kabiri ikurikiyeho ni dimension yo bita intellectuel, ni ubwenge, ni ibitekerezo. Akenshi abantu bayitiranya n'iya gatatu ngiye kubabwira yitwa dimension y'amarangamutima, emotional. Buriya emotion na pensée ni ibintu bibiri bitandukanye. Emotion, amarangamutima atandukanye n'ibitekerezo. Nimutekereza cyane muranabyumva. Ntabwo amarangamutima n'ibitekerezo ari kimwe. Niyo mpamvu
Umufaransa umwe yaranabyitegereje aravuga ngo le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Ngo umutima ugira ibyiyumviro ubwenge budasingira. Muribo murankurikira? Reka mbereke amarangamutima kugira ngo muze kumva aho bitandukanira. Ubu nshaka gusenyura urusengero ntabwo nazana ibitekerezo. Nazana amarangamutima. Nkaza nkabatera umujinya. Aho rero mwicara hano mukaza mugatonda umurongo mukinjira hano umugabo akicara hariya yabagize umushinga mukaza mugatura amatura akayarya mukazana yanda kongera akayarya mukazana ibyacuma kabiri. Uzi ko nshobora kuza nkabatera umujinya nyuma y'igihe gitoya ukabona urusengero rwacitsemo kabiri. Ntabwo nakoresheje ibitekerezo, sindi bubumvisha inyungu mufitemo yo kuza hano, sindi bunabumvishe n'inyungu kuko ibyo byo ni ibitekerezo. Ibitekerezo inyungu mufite mu bumwe bwanyu, inyungu mufite mu kumvira, inyungu mufite mu kugenda namwe. Amarangamutima iteka ryose atandukana n'ibitekerezo. Kuko ibitekerezo ubibiba mu bantu bikazabyara amarangamutima yubaka cyangwa gasenya. Iyo ni emotional dimension. Reka wenda mbaho urugero kuko turi mu minsi yo kwibuka. Buriya abantu bashenye u Rwanda ntabwo bakoreshaga ibitekerezo. Nge nari ndi hano. RTM ya radio Rutwitsi n'abandi bose bakoraga propagande ntabwo bazaga ngo babwire abantu ngo erega tekereza ahantu umuntu ashobora kuza akabwira abantu ngo inkotanyi zifite imirizo n'amatwi manini n'amazi atukura. Icyo ni igitekerezo. Ubundi uramutse uri umuntu utekereza by'ukuri ntabwo wakwemera ko hari umuntu ufite amatwi manini n'umurizo, ariko abantu barabyemera kumva ari nk'ibisimba. Kubera iki? Arimo ararema amarangamutima y'ubwoba. Kandi burya umuntu wese wagize ubwoba ushobora kumukoresha ibyo ushaka byose. Reka mbaho urugero. Mwari muzi yuko buriya 99% by'inzoka zitaryana. Buriya inzoka nyinshi nta bumara zifite. Mwari mubizi? Ariko kubera ko mu mutwe wacu twishyizemo ko inzoka ziryana, inzoka nyinshi burya ntiziryana. Ariko iyo ubonye inzoka icyambere uyikorera n'icyo urayica. Nyamara inzoka isa n'umuserebanya. Ntibisase. Umutwe w'umuserebanya ubonye ntusa n'uw'inzoka. Kuki tutajya twica imiserebanya? Kubera ko mu mutwe wacu twishyizemo ko imiserebanya itaryana. Siko bimeze? Rero umuntu ashobora kuza akakubibamo umwuka w'ubwo. By the way, buriya ni nacyo kintu abantu benshi barimo kurisha abakristo. Dimension y'amarangamutima. Akaza ati hari ibintu Imana inyeretse, iwawe hari ibintu bahumanije. Ati hari umuntu washyize ibintu by'ibirozi munsi y'amatora. Munsi y'amatora urufunguzo rw'icyumba cyanjye ndufite hano mu mufuka. Urundi madamu ararugenda. Ushobora gushyira ibyo bintu munsi y'amatora wenda ni umukozi wacu. Ariko ni uteka mu gikoni n'umuntu ashatse kukuroga yakwica. Nibyo cyangwa se byo? Ariko ayo marangamutima naguteyemo nzakurya amafaranga nyakumareho wemera ko hari umuntu washyize uburozi muri plafond nawe utajya ugeramo. Umuntu akaza akinjira muri plafond akagenda agakuraho inyoni ipfuye akakwereka ati iyi nyoni bari barayishyizeho bayiziritseho n'ibi bintu barimo kukuroga ukabyemera. Iyo ntabwo ari ibitekerezo, ni amarangamutima y'ubwoba. Kandi iyo umuntu yamaze kuyabiba mu rugo ararurya pe. Umuhanuzi yigeze kuza iwanjye kera arambwira ati Imana yakuntumyeho nikagira inkuru ryewe sinjya ntinya ubutumwa bw'Imana ko ndi umukozi w'Imana. Ati Imana yambwiye ngo nze hano dufate amasengesho kuko hari ibintu bikomeye Imana yanyeretse. Ntibimeze bite? Ati hano mu rugo rwawe rero ati hari umugeni. Umugeni? Yewe mfite abakobwa n'abana b'abakobwa. Ntabageni bo barahari pe. Atoya. Ati ntabwo ari ibyo ngibyo. Ati hari umuntu nyine w'umugeni ugiye gutaha. Nato nibyo wambwiraga. Umugeni ugiye gutaha ngo dufate amasengesho. Numva reka nkubwire. Reka nkusengere utahe. Atoya. Ati Imana yambwiye ngo ndamubwira nta nubwo urara hano. Reka nkusengere ndaguha tike utahe.
ati tudasenganye nimvuye mu masengesho sinsubire mu yandi mfite akazi. Haguruka utahe musabire umugisha utahe. Ubutumwa wabumpaye nawe usingira ibyo kumara ibyumweru mu masengesho nawe ntibirimo. Haguruka utahe. Muha amafaranga ndamuherekeza mugeza ku muhanda maze ugenda amahoro. Nategereje umugeni n'uno munsi nta muntu urapfa. Ni uwo mugeni yari ahari ubwo azaza nyine ku twese azara utazapfa mu bintu bidashobora kuntera ubwo mbwiye ngo wanjye hari umuntu ugiye gupfa nakubwira ntibyo nta nubwo biri buntera ubwoba kuko urupfu rwo ndaruzi ashobora kuba ari nanjye. Uje ukambwira uteje uzapfa nabwiriza hano nkuko ndimo kubwiriza hanyuma nkabwira Imana ariko bambwiye ngo ejo uzampamagara ntegurira inzu yanjye aho mu ijuru ndaje. Ubwoba abantu b'Imana benshi bakorera muri emotional level, emotional dimension niyo yamaze abantu. Umuntu ashobora kuzana akareba agahanura ati hari umuntu w'umurozi urimo hano, hari umuntu w'umurozi, nta muntu warwaye nta muntu wapfuye kandi mugatangira kumushakisha. Berega umuntu akaba umurozi mukanamutinya mukanamuhunga. Ariko ubundi giye umurozi namutinyaho iki? Icyambere uwo murozi ntangaburira. Nibaza gusenga hano ari umurozi ibyo nakazi ke. Ubwo Imana izamufatira makizwe wenda nicyo cyatumye amuza niba koko ari umurozi. Ubu nicare inge mu bwoba bw'umuntu utangaburira ngo araroga. Ngo rega ngo harubwo abuzana mu ntoki ngo akabugusiga. Intoki ze se we ntabwo ari umuntu. Niba zishobora kumfata uburozi bushobora kumfata ubufite mu ntoki ni we buzaheraho. Ariko kubera ko ntidukoresha logique ntabwo dukoresha ibitekerezo dukoresha iki? Amarangamutima. Kandi burya amarangamutima ntabwo atekereza. Iyo ni dimension ya gatatu ariko reka nyihorere sinibyo turimo kwigaho. Ndimo ndababwira ku mutima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko amarangamutima burya niyo ategeka umuntu kuruta ibitekerezo bye. Niyo mpamvu uzabona umuntu arimo gukora ibintu bimwangiriza uko ntabwo ubona ko ibintu bikwangiriza kuki udatekereza ngo ariko biraryoha. Amarangamutima gusa yimbura mu maro. Dimension ya kane reka nihuti icyo niko kitinda kwa kugira ngo mbasobanurire bose mwumva aho bitandukanira. Dimension ya kane ni dimension y'umwuka. Kandi izo zose uko zikurikirana niko zitegekana. Itegeka izindi zose ni y'umwuka. Dimension ya kane itegeka zira zindi eshatu zose ziri munsi yayo. Kubera iki? Iyo nkijijwe nkakira umwuka w'Imana n'amarangamutima yanjye ahita ajya ku murongo. Umuntu yaza yambwira ibiteye ubwoba nkabwira ngiye mfite Imana itari ya kivumvuri, mfite Imana itari igishushanyo, mfite Imana nyamana kandi n'indeberera. Nta kizantera ubwoba. Dimension ya kane itegeka ziriya zindi zose. Niyo mpamvu umwuka wera iyo yaje. Ahubwo ikibazo dufite muri ino minsi abantu benshi bavuga iby'umwuka ariko nta mwuka uhari. Umwuka wera abantu benshi baramuvuga gusa giye mparambwira abantu giye ndamukumbuye. No mu biganiro mfitanye na Yesu muri ino myaka nawe numva Yesu dukiza ibintu byo kwipompa, dukiza ibintu byo kwitugatuga, duhe umwuka ufatika. Giye nkunda ibintu bifatika. Haleluya. Ba Paulo bagiye muri Efeso umwuka aramanuka bakajya bazana mushwari bakaza bazikoza kuri Paulo bakazimukozaho mushwari bakayitahana gusa kuyimukozaho nta nubwo yifasha ngo ayisengere bakayitahana bayikoza ku murwayi agahaguruka. Uwo ni wo mwuka nshaka ukora ibifatika ukora ibigaragara. Petero w'umunyabwoba wihakanye shebuja aravuga turiya mugabo ndakicwa ndagatemwa ntabwo muzi. Ariko ku munsi wa Pentecote amaze kuzura umwuka ahagarara imbere y'abatambyi, ahagarara imbere y'abacamanza, ahagarara imbere ya rubanda, ibihumbi byateranye aravuga ati wa Yesu mwishe mukamumanika hano ubu Imana yaramuzuye kandi yamugize Kristo niwe mwami. Aho kugira ngo abantu bamutera amabuye imbaraga ziramanuka ngo ibihumbi bitatu bihano birakizwa. Undi munsi aragenda umva umwuka nshaka ni beno. Undi munsi aragenda burya Imana nayo igira utwayo tuntu tw'uducenga. Yibagirwe kofi akoze mu mufuka ngo aho umuntu w'umukene wari uteze ikiganza yumva ikofi yayisize mu rugo. Ariko umwuka aramubwira ati ariko kuki muhora mugendera ku bintu
ibi byo muri dimension ya mbere. Uyu muntu hari ibintu mwahawe muri iyi minsi muheho. Aramubwira tumva rero nkubwire wa mugabo, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko ibyo mfite byo ndabiguhaho. Mu imbaraga z'umwuka haguruka mu izina rya Yesu. Umugabo arahaguruka yumva amaguru ararambutse agenda yiterera hejuru. Ibindi bihumbi birakizwa. Reka rero mbabwire, izo mbaraga izo ndimo gusaba Imana, iyo dimension ya kane kuyinjiramo, kuko iriya dimension itegeka n'iy'umubiri, itegeka ya mbere umuntu wari umugaye akaba muzima, itegeka umuntu wari warabaye umusazi agakira, ibisazi bikavamo, ibitekerezo bye bigasubira ku murongo, itegeka umuntu wari ufite amarangamutima yahungabanye akongera akakubwira ati ariko ubu ngubu sinkigira ubwoba, sinkihungabana, meze neza. Ko dimension ya kane itegeka ziri eshatu zindi. Dimension ya gatatu y'amarangamutima nayo itegeka ubwenge, igategeka n'umubiri. Ntimubizi se? Iyo umuntu yahungabanye mu marangamutima ye, aricara yari umukozi uzi ubwenge, kamuretse kutajya ku kazi, ngo numva ndi depressed, ndi deprime, ibitekerezo ntaho byagiye, ubwenge ntaho bwagiye, ariko depression ntiri butuma akora akazi. Yablotse dimension intellectuelle, ibloka na dimension physique. Siko bimeze. Ndetse iyo bimaze umwanya, abarimo hano bize iby'ubuvuzi n'ibindi, bazakubwira ngo hari indwara bita psychosomatique. Nagize ubwoba ndwara igifu, nagize ubwoba ndwara blood pressure, ngira ibintu by'imivuduko, nagize ubwoba ndwara palpitation, umutima ugatera cyane. Kubera iki? Amarangamutima yanjye yategetse umubiri ahagarika n'ibitekerezo. Amen. Dimension ya kabiri y'ibitekerezo nayo itegeka ya mbere, ibi bifatika by'umubiri. Dimension y'ibitekerezo niyo mpamvu abaganga bakora imiti bagakora n'ibindi. Dimension y'ibitekerezo intellectuelle itegeka umubiri. Umubiri wo burya njya numva abantu bavuga ngo wa mubiri we ngo uzabura, nkaho ariko uyu mubiri murawurenganya. Uyu mubiri ni umugaragu wa ziriya dimension zindi zose zisigaye zitagaragara. Kuko ibitekerezo n'umutima byenda kusa n'ibituranye, umwuka akajya hejuru, umubiri ukagaragara. Siko bimeze? Umubiri ni iyo mbareba ubu ngubu icyo mbona, hari umuntu uvuga ngo ariko ngo hari igihe pastor akureba ukagira ngo aragusoma mu mutima. Ahubwo nta muntu ushobora kugusoma mu mutima. Burya niyo nkureba cyane nkukanuriye, mba ndeba umutwe wawe gusa n'igihimba, nta kindi mbona. Ibitekerezo ntabyo mba mbona. Washwi, nta muntu ushobora kugusoma mu mutima uretse Imana yonyine. Iyo nkureba mbona mu maso gusa. Umwana umwegeze kubaza pastor Impyisi atarapfa, aramubwira ngo ariko ngo ubonye umukobwa w'umutima mwiza ngo n'uburanga bwiza ngo wahitamo iki? Aramubwira ngo iki kigoryi, ngo buranga ngo niba n'uburanga bwiza ubu bureba ngo umutima mwiza se wawerekwa nande? Ariko igihe yamubwiraga umutima ntawo ubona, ariko utegeka iby'inyuma. Niyo mpamvu rero batubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Reka noneho twinjire muri Bibiliya kugira ngo izo dimension ubwo munazisobanukiwe. Uriya Bibiliya yo nayo uko ivuga mu Migani 23:7 baravuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Sibyo? Uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari, kuko ibitekerezo bigaburira amarangamutima. Amarangamutima agahindura ibitekerezo byawe. Uko utekereza niko uhinduka. Niyo mpamvu biri tubwira ngo rinda umutima wawe, ariko turaza kubigeraho kuruta ibindi byose birindwa. Kuko uko umuntu atekereza mu mutima we burya niko ari. Imigani 23:7. Reka noneho tugende systematically. Imigani 23:7 haratubwiye ngo kuko uko atekereza ku mutima we ariko ari. Wenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo ubuhuje nawe. So hari igihe umuntu akubwira ibintu ku munwa, ariko uko atekereza mu mutima
gutandukanye n'amagambo ye. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo uko umuntu atekereza mu mutima ngo wowe niwe nyakuri. Rero abanyarwanda tukaba kaga. Umunyarwanda murahura mugahoberana ati Yesu ashimwe mwene data, kandi ubwo mutima avuga ataragapfaraga uragira neza. Umuntu akazakora ikintu cyose, uyu muntu ko twari mwene data, ko twasenganaga, ko twakundanaga, angenje ati buryo uko atekereza mu mutima niko ari. Ibyo akubwiza umunwa nibiwe n'umutima. Niyo mpamvu natwe Imana iratubwira ati ko wigorera iki uhishe mu mutima, maze Imana yajya kudukosora. Muribuka Samweli yagiye kwimika Dawidi, yareberaga muri dimensiyo ya mbere, abona ibisore byiza bifite igihagararo. Arabireba muzaniye Aminadabu, aravuga ati kabisa uyu musore yavamo umwami. Bana bavuga ati uyu nguyu shyira ku ruhande namugaye. Bazana Eliyabu, nawe yari umusore mwiza ufite ibigango, aramubwira ati ariko nawe mushyire ku ruhande namugaye. Bazana Shama, bageze kwa gatatu Imana iramubwira ati ariko umva rero nkubwire Samweli, hari icyo tugiye gupfa. Wowe urareba igihagararo, genda reba umutima, kuko buri ikintu kitwica muri byose, muri ziriya dimensiyo zose, twe tureba iya mbere y'igihagararo. Mukobwa akaza akubwira ati pastor, nabonye umuhungu mwiza rwose, muremure, ufite n'igituza. Ese urashaka umubounce wo kukurinda cyangwa urashaka umugabo? Kuko umugabo ntabwo agirwa n'igituza, hari igihe haba harimo ubusa cyangwa hari huzuyemo ubugome. Ntabwo ari ukubabeshya, byemyirirwamo. Imana ikakubwira ngo jye ndeba ku mutima. Niyo mpamvu ubwo reka mbwira abakobwa, ariko ndabona ntabahari uyu munsi ntibasenzera. Abakobwa bagiye ngaba ari ndababonye. Buriya reka mbabwire abakobwa banjye, nujya gutoranya umugabo ujye utega amatwi abantu batatu, sibyo? Uzabanza ariko umwe si umuntu, uzabanza utega amatwi Imana. Yuruti Imana uyu muntu twuzura. Ariko ubwo ndabibwira n'ababyeyi, kuko ababyeyi bamwe banatoraniriza abakobwa, noneho bisigaye biba bibi ngo ababyeyi baramuntoranirije. Muri ino si yacu tugezemo ukamara kumumutoraniriza, ariko n'ababyeyi nabo hari igihe batoranya ntibabanze ngo banareberere umwana, bamenye ngo uru rugo agiye kubaka uzaba kaga. Uyu muhungu urabizi ni umusinzi, umuhaye umukobwa wawe. Nigeze gucyaha umubyeyi umwe, umukobwa yaraje arambwira, ariko na papa we twari kumwe, ndamwazane ko bambwira ko usigaye ugira imico mibi. Byagenze biti? Arambwira ati pastor, ati wowe uri umukozi w'Imana, ati reka nkubwize ukuri. Akuramo umupira, umukobwa mwiza w'inzobe, baye umupira ukuramo. Ati nari kuzamura n'ijipo ariko ndakubashye. Amaboko ye haje ibintu by'ibibara by'umukara. Arambwira ati ubu n'amaguru yanjye niko ameze. Wabaye ikize? Warahiye? Atoya. Ati ni umukandara umugabo nkubita. Bakagukubita umukandara. Ati wabibwiye so se? Ati sinabitinyuka. Wabibwiye so bukwe se? Mpamagara se. Ndamubwira ngo ngwino nkwereye. Ngiye umwana wanjye umugabo amukubise gutya, ntabwo yasubirayo. Ibyo ntakorera umwana wanjye ntawe nakwemera kunda bimukorera. Umuntu afata umukandara akankubitira umwana, ntabwo yasubirayo. Icyo rero ndimo kubabwira, nujya gushyingira n'umukobwa wawe, cyangwa nawe mukobwa nujya kwemera umuhungu, ariko n'abahungu ni kimwe. Reka n'abakobwa batunaniye. Umuntu aricara hano ngo hari umukobwa uri muri Amerika, uramuzi? Cyangwa ngo hari umuhungu uvuye muri Amerika, uza ari bwoko ki? Wowe iby'ubwoko simvuga ubu ngubu tubamo bw'abanabo. Uza ateye ati. Ababyeyi batari ko se twari tumuzi. Se wari umuzi? Rega burya nta muntu wibyara. Inyamaswa ziribyara ariko ntabwo abantu bibyara. Muzasome muri Bibiliya muzabona abami bari beza bakiranuka babyaye abana bibigurye.
kandi natwe bibaho. Ariko hari utazakubeshya, banza ubishyire mu biganza by'Imana, ubwire ngo Mana, uyu muntu ni wowe wamutoranije, kuko Imana yaduhaye n'isezerano, kuko nari mvuze ibyo gushaka ngo imigabane n'iminani muzabihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza uzamuhabwa n'Uwiteka, nota ababyeyi bawe. Kuko Imana ireba ku mutima ikavuga ngo uyu muhungu ntashobora kubana n'uyu mukobwa ngo bazubake urugo ruzima pe. Ariko twe turagenda, erega muzi impamvu nimba kubabwira ibi ngibi, bariya bamama rero bangana natwe, igihe cyacu cyararangiye. Abakobwa buno munsi n'abahungu buno munsi ntabwo ari babandi, dore n'icyankerereje ni bene ibyo, nibyo nsigaye niberamo. Kubera iki? Hariya ku mutima, iyo bavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, nuko niho byose biva. Kandi ntidushobora kurebayo, ariko Imana yirebayo ikakubwira ngo uyu nguyu nzamukwereka. Iyo wizeye Imana ukayibwira ngo Mana, uyu muhungu niba atari we, umunshyirira ahagaragara. Yeze kubibwira umukobwa umwe, akamubwira ati ariko numva hari ikintu kitagenda. Ubwo wa kabiri ugomba gutega amatwi nyuma y'Imana ni wowe. Wowe ubwawe. Uzi ko abantu benshi buriya bashaka nabi bitabatungura. Aba yaragiye abona utugeso akumva tuzakira ngo bageze mu rugo. Noneho umukobwa umwana amubwira ati ariko numva uriya muhungu simwizera neza, simushira amakenga. Ndamubwira ndishyira ikiganza hano nkusengere. Mana, uyu mwana umufata ibiganza nkuko umufashe ibiganza, uyobora intambwe ze, niba ruriya rugo atariho umushaka, umuhumura amaso, umwereke ukuri kwako. Amen. Haragiye. Umunsi umwe rero yaragiye ku kazi atwaye computer, baramubwira ati tugiye kuri tere, uyu munsi ntidukorera mu biro. Ageze imbere yo kwa fiance, yari ku kamoto. Abwira motari ati buhagazeho gatoya nkwereke mbanze n'ikizi iyi computer. Agiye kwa fiance aho acumbitse, arakomanze, umukozi aramukinguriye, abona umukozi arakonje. Abona umukozi rwose ahise akonja, aramubwira ati sari mu nda, ati ariko abura uko abimubwira. Aba yatanije, aragiye no kurugera komanze, umuhungu ntiyakingura, kurimo mbizi wakinguye. Umuhungu abonye urusaku rwaye rwinshi arakingura, umukobwa arebyemo abona haryamyemo undi mukobwa. Yarambwiye ati computer nayo kubise ku rutugu, motari ndamubwira ngo katunsubize mu rugo. Ati umuhungu nahise mukatira burundu. Umuntu turenda kwimariya araranye n'undi mukobwa mu gitanda, ati ubwo se umuntu utangiye kunca inyuma tukira abafiyanze hazavamo iki? Niwizera Imana izakwereka ukuri kw'abantu bose n'ibintu byose. Ariko ibyo ngibyo sibyo ndimo kwigisha, we nabibwiraga ko Imana ireba ku mutima. Ubwo kuko nari mfashe urugero rw'abakobwa n'abahungu, ujye ubwira Imana ngo Mana munsuzumire. Ariko nawe ujye ufungura amaso, nawe wisuzumire. Umutima wawe igihe ukubwira ukanga kuwutega amatwi. Number 3, ujye utega amatwi abandi bantu, cyane cyane abagukunda. Babwira utari kuriya muntu mumuzi mutemeze gute, kuko inshuti zawe nyanshuti zizakubwiza ukuri. Kuko ikigira umumaro muri byose ni umutima, kandi Imana ikakubwira ngo ndahakurebera. Amen. Ariko twebwe ku ruhande rwacu Imana ikavuga ngo noneho rinda umutima wawe, turaje tuhagere. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose ariho biva. Ndaza kubihuza n'agace ka kabiri k'inyigisho mu muri sinibakerereza. Ariko n'umwami Yesu yagarutse kuri iki kintu cy'agaciro k'umutima muri Mariko ibice 7 yari arimo kwigisha. Wenda duhere ku murongo wa 14. Aravuga ati buriya rero mujye ibisohoka mu kanwa k'umuntu sibyo bimwanduza. Mariko ibice 7 umurongo wa 14 haravuga ngo, arongera hamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese mu nyumve, nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arabaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu kinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko bitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya.
kuko mu mitima y'abantu mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niyo mpamvu turaza kubibona ibi bintu Yesu avuze bihumanya umuntu ni nabyo byica prosperous destiny, nibyo byica umugisha w'ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Muraza kumva umugisha wo gukiranuka, kubera yuko rimwe na rimwe ntabwo abantu babitekerezaho ngo bavuge ati ariko kuki Imana itubwira ngo jya urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kuko ibi byose tumaze gusoma Satani ahora bibunza, ahora abunza ubuhehesi. Ubuhehesi abantu bamwe ikinyarwanda ntibakizi neza. Iyo bavuze ubuhehesi n'ubusambanyi biratandukanye. Ubuhehesi ni bya bindi yavuze ngo iyo umuntu arebye umugore akamwifuza, kandi abagabo iyo ndwara turayirwara twese, nanjye ndimo. Iyo urebye nabi umugore aguca imbere, Satani akakubwira ati ariko ugira amaso cyangwa uri impumyi, kurikiza ijisho. Hanyuma agatangira kuvuga ati ariko se buriya urabona kabisa. Iyo rero warenze iyo nivo yo kurebesha amaso, ugatangira gutekereza uko uwo muntu ashobora kuba ameze hirya y'ibyo ubonesha amaso, ubwo winjiye mu buhehesi. Kuko ikizakurikiraho uzatangira kurambura ikiganza, tangire gukabakaba. Twigeze kuvuga ubutumwa ahantu hari umugabo w'umunyamahanga. Uriya abanyarwandakazi bafite ukuntu ari beza, abakobwa bacu ni beza pe, nanjye ndabafite. Hari igihe mbareba nkabwira ngo abakobwa rwose ndi fier yuko mfite abakobwa beza. Ni beza. None rero umugabo, umukozi w'Imana rwose yavuze ubutumwa ariko abakobwa bamuca imbere bikanga, kajya bakomaho rwose. Abana baratubwira ati rero mutubwire uriya mugabo akizwe n'ibiganza bye bikizwe, ye kudukubita kubibuno. Kandi abantu bajya bafatwa icyo rero nicyo, ibyo si ubusambanyi, ni ubuhehesi. Ariko ubuhehesi nibwo bubyara ubusambanyi, kuko buba burimo kugaburira umutima, bukazamura andi marangamutima. Ni kimwe ruriya rubyiruko, biriya bintu mwirirwamo mureba porunogarafi, uriya mwanda ukujyamo ukazamura ubuhehesi bubyara ubusambanyi. Ariko urubyiruko muri no minsi ari ibintu by'ibitelefone byaje, harimo amadayimoni. Nyama ahubwo ikibazo mfite nuko ari amadayimoni arimo arafata abapastori. Muri Amerika bakoze ubushakashatsi basanga 3/4 by'abapastori bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Barabanjije kureba ibyo bintu by'urukozasoni bya porunogarafi. Pastori kugira ngo gusa ibyo bintu bireba, niba ushaka kureba abagore bambaye ubusa genda ubwira uwawe, ujye kureba. Umva, urubyiruko namwe wese uzacana umuriro we gushya, ko ariko Bibiliya ivuga. Uzashyira umuriro mu mutima wawe we gushya. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Urinde ibyo ureba, urinde ibyo wumva, kuko nibyo bigaburira umutima. Umubiri ugaburira umutima, bikabanza bigaca mu bitekerezo. Reka mbaho urugero rushingiye kuri Bibiliya. Muribuka Adamu na Eva bajya kugwa, burya Satani ikintu yakoze, yaraje ababibamo igitekerezo. Arazabwira Eva ati koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibi biti byose. Eva atoya, atavuga yaravuze ngo tujye tubirya byose uretse kimwe gusa. Iriya Mana rega si yo kwizerwa. Narimbizi nta kuntu yari kubura akantu ibima. Kiriya giti mukiriye
mwamera nkayo. Ntumva ko ari igitekerezo, inzoka irigendera. Biza kugenda bite? Umugore atangira kugaburira cya gitekerezo, akajya anyura imbere ya cya giti akakireba, akabona ari cyiza. Ntiwumva? Ibyo ngibyo nibyo atekereje. Undi munsi nimusoma neza ngo akakinyura imbere ngo akabona ari iki gikundiro. Urumva noneho byatangiye kwinjira mu marangamutima. Byavuye muri niveau 1 yakibonye bijya muri niveau 2 agitekerezaho, niveau 2 ibyara niveau 3. Amarangamutima atangira kujya yumva agikunda, kumva agikumbuye, kumva yajya no gusoroma akiyaranja agaca imbere yacyo, akongera agakireba ariko kino giti we, agakomeza. Arimo aragaburira umutima. Burya natwereka niko tugwa. Ikintu kizakugusha utangira ugaburira umutima wawe iby'Imana yabujije. Hello. Ariko sinabakonjesheje ra ko ndeba mukonje. Murimo murakurikira? Kuko ni ikintu tugomba kwiga. Buriya umuntu uzakiranuka bikamuhira ni umuntu uziga kurinda umutima we kuruta ibindi byose birindwa. Kuko Satani ahora aririmba, Satani ahora acuranga, Satani ahora atwereka, Satani ahora atwongorera, Satani ahora atugira inama kandi zitandukanye n'ibizatugirira umumaro. Ariko kubera ko iyo byamaze kurenga ibitekerezo bikinjira mu marangamutima, tubishyira mu bikorwa. Nganira n'abagabo benshi kuko abagabo nitwe dukunze gufatwa vuba, ariko n'abagore ndabagarukaho. Nganira n'abagabo benshi muri no minsi ngira ngo muzanyumva mvuga cyane kuko kamwe mu kaga gakomeye dufite ni ingo zigenda nabi. Nganira n'abagabo benshi kamubwira ko ubwo byakugendekeye bite ngo ufatwe muri uyu mutego w'inshoreke. Ati rero urumva, ati twajyaga kunywera ahantu, ati kiriya gikobwa kikanca imbere, ati nkumva ati bukeye nisanga narafashwe. Urumva yarabanje aramubona, arangije yaza kunywa akanywera hahandi akanashaka ko ari we umuseriva. Batangira kumenyana, batangira kuvugana, birangira. Maze rero abagabo bakibeshya ngo barimo bararya abana. Abana b'uno munsi bameze amenyo barayatyaza nk'ay'ingona. Jewe ndatangara cyane mu gitondo njya gukora siporo, nkunda kugenda, siniruka kuko abasaza ntabwo twemerewe kwiruka cyane, ariko ndagenda. Buriya rero iyo ugenda uri umuvuga butumwa, ugenda nk'Imana. Imana niyo ngo yabonye Abayisiraheli yumva bataka, ugenda ufite ibintu bibiri bibikora ngo hanyuma imenya. Urumva, ukabona, ukanatekereza. Hari igihe rero ngenda nk'inyuma y'abakobwa akavuga ati shakira ya kigabo, ati ndakirya, ati nzagitsotsoba, nzagishishura, haraho mperutse kugenda inyuma rwose ntibamenye yuko babonaga ndi muri siporo nyine, babona ari umusaza urimo kwigendera bikomereza ibiganiro. Ndavuga ni kabisa uyu mujyi urafite. Kandi ubwo wenda uwo mugabo azi yuko yabonye ari imvugo mbi tanakuye no kugaragara mu gatuti ngo nukurya abana. Ese umuntu arya unde muri iki ngo bararya abana, ukazangiza ngo kirimo kirarya, urarya umwana yakuriye yakumaze umva. Jewe numvise uwo mukobwa abwira mugenzi we, ndavuga ntiwandangira uyu mugabo ngo muburire mubwire nti wowe urapfuye, hani ngoni irasiga amagufwa gusa kuko numvaga imigambi yamukoreye. Ndavuga nti uyu nguyu nadasigarana ubukene agomba kuba afite umutungo mwinshi. Ariko biza bite? Muri uko kubanza ukabona umuntu ukamutekerezo bikafata amarangamutima yawe, warangiza ukagwa mu byaha. Imana kuvuga ngo ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Niwumva Satani atangiye kukuririmbira ujye uzimya. Uburyo Satani rijwe ndariza aho rijyana. Kuko Yesu yatubwiye ngo biriya byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya.
ariko ikintu ngiye tugiye kurebaho rero, twakora dute ngo tugendere mu bitekerezo n'amarangamutima biduhesha umugisha? Buriya ikintu abantu batarabona neza, Bibiliya bitubwira neza. Hari ahantu Pawulo yandikiye Abakolosayi mu bice 3 by'Abakolosayi, aravuga ngo mwebwe mwapfanye na Kristo, muzukana nawe. Twebwe twapfanye na Kristo, tuzukana nawe, turi ibyaremwe bishya. Noneho aratubwira ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhuza umutima, mujye muhoza umutima kubiri mu ijuru, kubiri hejuru, atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Harimo inyungu. Aravuga ati buriya niba mwarapfanye na Kristo mukazukana nawe, mujye muhoza ibitekerezo byanyu kubiri hejuru, aho kubihoza kubiri mu isi. Aha rero niho abantu benshi bibeshya, bakibwira ngo rero ngo buriya ngo barokore, ngo bavuga ngo ntugomba gutekereza ngo iby'isi. Oya, iby'isi turabitekereza, turanabikorera, ariko ntibidutegeka. Amen. Amafaranga, Imana iravuga ngo amafaranga ngo nagwira ntazagutwara umutima, ukayakorera rwose, warangiza ukabwira Imana ngo rero Mana, ayo mafaranga umpaye. Hari umuntu yewe ari principe ngira ku bintu by'amafaranga, nkunda no kuyigisha abakristo kuko nayikuye muri Bibiliya. Jewe buriya gukoresha ziriya dimension zose uko arenye biranyungura cyane. Jewe wanshyira hose nakora. Umbwiye ngo njye kuba umucuruzi, uzi ubwonko bwanjye bushobora kubara amafaranga anayapangira, hayabyaza umusaruro bikunguka. Nuko Imana yanshyize mu gipastori, ubundi nari kuvamo umucuruzi bigakunda. Nari kuba umwarimu, cyakora we naranamubaye, kandi aho nigishije hose byacagamo. Icyo wampa gukora buriya hari iyo umaze kumenya ziriya dimension zose uko ari nyuka zizamura zikaringanira, ukagira umubiri muzima. Erega niyo ndimo kugenda mu gitondo, ugira ngo magenda kugira ngo wenda ngo ngira gasura. Oya, iyo ngenda mu gitondo mbwira Yesu numva rero ibi birenge bihagarara igihe kinini, mbwiriza ubutumwa, wongeremo imbaraga. Nimpagarara amasaha 3 sinzagagare, aya mavi yanjye uyashyiremo imbaraga, hanyuma ninkukorera rwose, nkukorere nzarinde nsaza nkigukorera umubiri ukiri muzima. Consecration. Ibitekerezo ukabifata ukabigomororera Kristo, ukamubwira ngo ibi bitekerezo byanjye. Ari abantu bazakora ko umuntu nkaho ufite doktora ukaba waragiye mu gipastori, buri usi igihombo cyenda umukozi w'ubwami bw'Imana. Kera muri 1994 umuntu w'inshuti yanjye yarambwiye ati urero ibintu byatunganye, tujye muri débat politique, kandi we rwose bizacamo na problème kuko ndabongera nti Yesu yarambwiye ngo tuzakorera kino gihugu. Ibitekerezo byo simbibuze, tuzakorera kino gihugu, ariko giye sinzakorana namwe muri ziriya nzego. Atoya, ariko ntukaba umuswa. Iki nicyo gihe cyiza, kandi koko cyari gihe cyiza, kuko muri 1994 umuntu wari ufite masters yo mu Bwongereza, mvuga igifaransa n'icyongereza, rwose muri iki gihugu ntacyo nari kukibura, cyari kirese, ari gukama gusa, gutega icyanzu ugakama. Ariko Yesu arambwira ngo si ibyo naguhamagariye, hari undi murimo mufitiye, uzakorera kino gihugu unkorera mu bindi. Suko biriya mbigaye, hari abandi nzabishyiramo, ariko we ngushyize muri ibi, nguma muri ibi. Noneho abantu bakaza bakubwira ngo ibyo bitekerezo wabipfushije ubusa. Oya, ibyo wagomororeye Kristo ntabwo biba byapfuye ubusa. Ibitekerezo wagomororeye Kristo ntabwo biba byapfuye ubusa, kuko aho ngaho ukora hari abantu bahakenewe bagomba kuhakora. Ibyo ufashe ukabiha Kristo nawe arabitubura bikaba umugisha. Izi dimension zose rero zo uko ari enye, jya uzifata, ufata umubiri wawe. Kanongere ngaruke kuri babakobwa, rega sigaye mbibasira cyane. Ariko n'abahungu ni kimwe, rega nabonye bamwe bicaye hari abandi bicaye hano. Abahungu b'abasore beza bumva ko ibintu by'Imana atari by'urubyiruko.
abakobwa beza garase umukobwa usa nanjye ubwo ngubwo nawe yajya gukizwa. Umukobwa usa nawe ahubwo niwe ukwiriye gukizwa. Ubwiza bwawe bugashimisha Imana, ukabushyira ku gicaniro ukabwira Imana ngo Mana, ubu buranga bwanjye mbushyize ku gicaniro, nzaba mwiza ku bwawe kuko nicyo wandemeye. Hari ahantu Imana ivuga ngo nimunzanire abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Ukajya ubwira Imana ngo Mana, warakoze kunde mukundi, abantu barankunda ariko ntibazandya nka shikarete kuko ndi uwa Yesu. Ukaba umusore mwiza, abakobwa bakagukurikiza amaso, ukavuga ngo ya jewe nzaba umusore mwiza ariko sinzigera mpemukira Yesu, ngo urukundo rw'abakobwa runkure mu rukundo rwa Yesu. Kandi n'abagabo n'abagore ni nkuko nguko. Hari ukuntu kuba umugore mwiza muri Kigali bisigaye ari akaga. Muzambaze jewe wiriranwa nabo byateje ibibazo. Uyu mujyi urimo Banabali na Banabaline bashiki babo. Ubu ngo Banabaline ntimuzamusanga muri Bibiliya, n'izina nashyizemo kugira ngo ubugoryi bw'abagabo bufatanye n'ubugoryi bw'abagore. Dusigaye dufite Banabali na bashiki babo nita Banabaline. Usanga ubwiza n'ubutunzi Imana yabahaye, aho kugira ngo bibubake ahubwo bibasenyera bikabasenya. Ubwo n'ubunabali n'ubunabaline. Ariko iyo wamenye Yesu, ibyo byose ukabimwegurira, muhoze umutima muri mu ijuru atari mu biri mu isi. Icyo Imana yaguhaye cyose urakizamura, kikaba igitambo cy'umuba guhumura neza imbere y'Imana yacu. Amen. Kandi ibyo kugira ngo ubigereho neza, ukeza umutima wawe, ukarinda umutima wawe, ukavuga ngo umva, uyu mutima Mana ndawuguhaye, ubanze uweze, numara kuweza uwurinde. Haleluya. Kuko uzi impamvu mbona abakristo benshi bagira ibibazo, kuko hari abagerageza kurinda umutima batabanje gukuramo abajura. Reka mbabwire impamvu nkoresha icyo kigereranyo. Hari igihe yigeze gutera kura y'abajura bakaza kare, igihe inzu zigikinguye, mwakwibeshya gatoya akinaga mu nzu akihisha nko muri magaza, mugakinga areba akabonaho imfunguzo muzirambika, kuko burya abantu buri rugo rugira ahantu ruhisha imfunguzo iyo rumaze gukinga. Ariko murimo murazihisha areba, yigunitse ahantu, mwamara gusinzira agakingura inzu bakabiba, nta nuteye urusaku. Mu gitondo bakamati uninde wakinguye uru rugi ngo bajura batwibe. Ubwo umukozi yaba arara mu nzu akaba ari ubonye akaga, bati ni umukozi wakinguye, kandi umujura yari yinjiyemo kare, mwakinze arimo. Abamenye yuko ababibye bari mu nzu, n'abari bafite abakozi barara hanze, bagasanga inzu bayikinguye kandi urufunguzo rurimo, kuko iyo urufunguzo rurimo uturutse hanze ntashobora gukingura. Katoya nta kuntu tware umukozi yari gukingura aturutse hanze, cyangwa wacurishije urufunguzo, kuko urufunguzo rurimo. Bamenye ngo abajura baje mbere bagumamo, wakinze barimo. Natwe hari igihe urinda umutima wawe ariko abajura barimo. Kubera iki? Warihannye, ntiwabanza gutunganya umutima wawe ngo wirukane abajura barimo. Harimo ubuhehesi, harimo ubugome, harimo umujinya, harimo inzangano, ntiwabanje kubikuramo. Ahubwo warinze umutima wawe, abajura barimo imbere. Noneho wamara kugera mu bantu b'Imana, abajura bagakingura, bakajya bose uyu muntu uko yakijijwe, aba bajura bamugarutsemo ryari? Yarakijijwe. Burya hari n'abavuga ngo yango ntiyigeze akizwa. Yarakijijwe ariko ntiyasohoye abajura. Ntabwo yigeze yeza umutima we, awurinda abajura barimo. Reka mbereke uko bikora. Nkunda gutanga ubwo buhamya kuko ni n'igihe cyabwo muri kino gihe. Kera yewe maze gukizwa, nakijijwe ndakaye. Nigishaga muri universite, bankurayo barandinganiza banyohereza kwigisha muri tronco. Ngenda ndakaye, umujinya ufite imizi miremire. Imizi ya 73 batwirukana mu ishuri, imizi ya 63 bica data.
imizi myinshi yari ishoreye muri jyewe, hanyuma ndakizwa ngo muvuga butumwa wuzuye umujinya n'urwango, nkajya mbwiriza ariko umujinya urimo. Ariko umunsi umwe Yesu aranyihererana arambwira ngo ariko watunganije ahantu ariko akantu ndeba wasize hariya mu nguni, kandi kariya kajya gasohokamo kakanukira, nako kagomba kuvamo. Ko byatwaye igihe kirekire gusa turakambaga kozamo akavana mu rwango nangaga abaturanyi bacu b'abahutu, tukambivugira mu izina. Ariko muri no minsi basigaye barampagurukiye ngo amagabo ni umunyamoko, nyamara agiye narayakize. Numva umuntu akwitaga iyo zino ujye umenye ko bwo byamunaniye kurikira. Jewe mbabwira ibyo nakize, ntabwo mbabwira ibyo mfite. Ndababwira abajura nirukanye kujyayo nabanye nabo. Abajura ugakizwa karimo, kakajya gapfunuka kakakubuza gusinzira, kagapfunuka umukozi yaza gusaba akazu kakamwima kubera yuko n'ibindi nk'ibyo bitari byo mu bwami bw'Imana. Ariko Yesu arambwira ngo yambona kariya ntabwo kajyanye n'amahame y'ubwami bw'Imana, kuko ugomba gukunda ugakunda n'abanzi bawe ukabasabira umugisha. Halo. Ubu bwami tuvuga kingdom advancement, ubu bwami tuvuga ntabwo bworoshye, ni ubwami budusaba guhinduka. Niyo mpamvu batubwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ntabwo ari umuntu, oya ni ikindi cyaremwe. Ni umuntu kuko afite umubiri w'umuntu ariko afite umutima w'Imana. Haleluya. Kingdom advancement buriya gutangira gutekereza icyo ikintu cya mbere. Rero icya mbere uhoza umutima kubiri mu ijuru. Icya kabiri ubanze urebe ni warogeje umutima wawe ugakuramo iby'Imana idashima byose. Hanyuma icya gatatu kinakomeye aricyo kiduhesha umugisha. Abantu benshi barakizwa ariko ugasanga ibitekerezo byabo biracyari bigufi. Gutekereza ibitekerezo byagutse byo mu bwami bw'Imana, ibitekerezo byagutse. Buriya nkunda umugabo witwa Yabesi ngo nyina yamubyariye mu gahinda, amwita Yabesi, bivuga ngo ni mubabaro cyangwa gahinda. Ngo ariko maze kuba mukuru yagura ibitekerezo bye, aravuga tumva Mana tubyumve kimwe, agura imbago zanjye, icyamukampa umugisha ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Icyo rero mbikundira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Amen. Buriya je nkunda abantu batinyuka, agatinyuka akavuga ati Yesu aha niho navukiye ariko siho nzasazira. Buriya ikibazo tugira muri Afrika, abantu benshi bariyakiriye, bavukiye mu basinzi bakira ko ari abasinzi, bavukiye mu bintu by'ubusambanyi bumva ko nta yindi nzira, bavukira mu bukene bumva yuko ari uko bigomba kugenda. Urumva iwacu nta n'umucuruzi wigeza iwacu, nta n'umwarimu wa primaire, mbese akakurondorera impamvu atagomba kuva muri icyo kigero giciriritse, kuko atinya gutekereza ibitekerezo byagutse. Yankoni inkuru nigeze gusoma ahantu ngo igisiga cya Kagoma ni igisiga kinini, ngo kigeze kuva mu cyari kikiri umushwi kigwa mu cyari cy'inkoko, kireranwa n'imishwi y'inkoko, kikajya kigenda gikura, ariko cyakura kikabona ntigisa n'izindi nkoko, ariko kubera ko cyakuranye nazo kiba inkoko ariko kikagenda nabi. Burya muzarebe Kagoma igenda hasi igenda gutya, kuko amaguru yayo ntiyaremewe kugenda ku butaka, iyo yaremewe kuguruka. Ngo bukeye hacaho Kagoma hejuru, ibona ikintu kimeze nk'ikikagoma kiri mu nkoko. Urabona ukirazira cy'uburisha, ukora iki mu nkoko hano? Ati cyewe ndi inkoko. Aba ni ba petit frère na ba auntie na banko. Hano turi inkoko, tuba hariya mu kizu turi inkoko. Aravuga ati ariko wowe ntabwo uri inkoko. Terega nkwereke tukubita amabaho gatoya. Aterega giye nakubwiye ngo ndi inkoko, nakubwiye ngo kubita amababa gikubita gatoya, aribwe tukomeza ukubite cyane. Gikubise kibunano cyo kirimo kirazamuka. Ayiwe ati kubita cyane tugende. Inkoko zigiye kubona zibona Kagoma ngiye yazamutse yagiye. Ubundi twebwe natwe nuko tugomba kumera.
twe turi abantu bo mu bwami bw'Imana. Tugomba gutinyuka gutekereza, kuko baratubwira ngo kwizera ni ukumenya ibyizerwa ntushidikanye ko bizaba. Haleluya. Ariko abantu baragenda kwicara akiyakira mu buswa bwe, akiyakira bati ngewe rwose ntacyo nashobora. Imana ikakubwira ngo rega n'ubundi ntabwo ukeneye kubishobora, nzaguha umwuka. Kuko ndenda kurangiriza kuri iryo jambo rivuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Buri ikintu abantu batasobanukiwe, kubera ko ibintu byose twabishyize mu rusengero. Ntabwo bazi yuko iyo umwuka amanutse, iyo Yesu atanze isezerano akavuga ngo muzahabwa imbaraga y'umwuka wera nabazaho, umwuka araza agatanga imbaraga muri ziriya dimensiyo zose uko ari enye. Ndabeshya se? Reka mbahe ingero zibafasha. Reka mpere kuri ya dimensiyo ya mbere y'umubiri. Muzitegereze abantu umwuka yajeho. Umwuka yaje, ndabaha ingero ebyiri gusa. Umwuka yaje kuri Eliya ku musozi wa Karumeli, ngo abwira Ahabu ngo cebura urugende n'amafarasi, ngo kuko imvura igiye kugwa. Ngo Ahabu akubita amafarasi bariruka. Iyi farasi igenda kilometero 96 ku isaha. Urumva iyo speed kabisa iba ari hejuru. Nuko ngo Eliya amaze gukurura imvura, ngo aracebura asiga amafarasi bamusanga Yezereli. Yagenze ate? Wabonye umuntu wiruka agasiga ifarasi mu mbaraga z'umubiri, mu mbaraga z'umwuka. Haleluya. Imbaraga z'umwuka ziramanuka zigatanga imbaraga mu mubiri. Umuntu w'Imana akagira imbaraga, ukamubona afite imbaraga z'uwo muntu, zire imbaraga zikura he ko tubona tananirwa, ko ukamubwira ngo ni imbaraga z'umwuka zidukoreramo. Muzahabwa imbaraga. Noneho ibyo mabwira gutekereza ibitekerezo byagutse muri izo mbaraga. Buri umwuka wera iyo bigeze mu bitekerezo, ibyo dukora byose aturusha kubimenya. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abakorinto, buri umuntu wari wasobanukiwe cyane ibintu by'umwuka ukuyemo Yesu, uwamwanditseho cyane ni Paulo. Aravuga ngo buriya ngo iby'amatwi y'umuntu atigeze yumva, iby'amaso y'umuntu atigeze abona, ngo n'iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ngo ibyo ngibyo ngo Imana yabibikiye abayikunda. Twe dushobora gutekereza, ndetse yapfa akavuga ngo ariko ninde wigeze atekereza ngo akamenya ibyo undi muntu atekereza? Ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubwo umwuka we uba muri twebwe. Haleluya. Bivuga ngo iyo umwuka ari muri wowe, ubundi Abakristo bagombye kuba abantu bahanga ibishya kuruta abandi bose. Kwicara imbere y'ikibazo akavuga ati ariko Mana, iki kibazo cyananiranye, igisubizo cyawe ni ikihe? Kiduhe tugitange, hanyuma abantu bamenye ko dufite Imana. Ariko turaza tukicarana n'abandi tukifata kwitama, bakumirwa natwe tukumirwa. Reka mbahe ingero ebyiri z'ibyo. Hari igihe umwami Berushaza ikiganza cyanditse ku rukuta, bahamagara ngo abahanga bose b'i Babuloni barazoga bati muze mudusomere kibiriya bintu byanditse hariya biravuga ngo iki. Bakaza bakabireba bati mu ndimi zose twize, ruriya ntabwo ari urwa hano ku isi. Hanyuma bageze aho umukecuru umwe aravuga ati ariko hano hari umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyo so byamunaniraga bikamushobera, niwe yahamagaraga, ni mu muhamagare. Daniel araza Berushaza aravuga ngo numvise bakuvuga. Haleluya. Ngo yuko umwuka w'umwami Imana uko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kandi ugira ubwenge bwo guhangamura n'ibyananiranye. Ngo nusomera biriya bintu. Daniel arabanza aramucyaha, arangira ngo atereka nkusomera ibyanditse hari yanditse ngo ni mene tekere ufarisini, wagezwe washyizwe ku munzani urapimwa basanga udashyitse, none ubwami wabwambuwe babuhaye Abamedi n'Abaperesi. Nicyo iriya nyandiko ivuga, inyandiko yo kugucyaha. Ati baguho umukufa, ati wihorere. Ngo iryo joro ngo Abamedi n'Abaperesi bafata ubwami bwa Berushaza. Ariko Daniel yashoboye guhangamura ibyari byananire. Muribuka Yosefu ari muri Egiputa, buriya ni nayo nkunda cyane kurutaho, kuko isa n'ibyacu dukeneye abantu bameze nka Yosefu muri no myaka. Ibihugu byacu birakennye, ibihugu byacu bifite ibibazo, ariko baragenda bahamagara Yosefu ngo yari ari muri gereza. Farawo aramubwira tumva rero Peti, bambwiye yuko rwose uzi gusobanura inzozi, narose inzozi none zananiye abanyabwenge. Nahamagaye
abahanga mu by'ubuhinzi ngo bansobanurire ukuntu amasaka y'iminambe yari amasaka y'imishishe agakomeza akanamba. Ati barambwira ngo ibi ngibi muri botanike bize, muri agriculture, muri agronomy, ngo amasaka ubundi arya ibivuye mu butaka, ntabwo ajya arya ibivuye mu kirere. Ngo ayo masaka saha hano ku isi. Ariko narose inka z'iminambe indwi, inka zibyibushye zirakomeza ziba iminambe. Hamagara aba veterineri bize ibintu bya zootechni na zaki, baraza barambwira ati reka da, izo nka zirya inyama, ariko nabonye izo zisigaye zizirya. Izo nka zirya inyama ubundi ntaho ziba. Inka ubundi ni herbivore, ntabwo ari carnivore, ntabwo zirya inyama. Aramubwira ati reka izo nzozi zisobanurwa kimwe, Imana irimo irakwereka ibindi bintu. Ibyabo batekereje si cyo bivuga. Iki gihugu kigiye kugira uburumbuke buzakurikirwa n'inzara. Niki ibyo bibyibushye n'ibinanutse bivuga. Ariko dore strategy ivuye mu ijuru. Shaka umuntu w'umunyabwenge ahingishe Egiputa yose, basarure, amuhana quantity, bajye babika 1/5 cy'ibyo basaruye kuri iyi myaka yose y'uburumbuke, bizabatunga muri icyo gihe cy'amapfa. Farawo baravuga ati sasa ngo afata impeta ye ahindukiza amaso areba mu bari bamukikije, aravuga ati muri aho mwese ninde wundi ufite ubwenge nk'ubwuyu nguyu ngo muhiye impeta. Buri hari ikintu gishimishije iyo umutegetsi avuze gutyo ubwo aba yafunze umuntu. N'uwari ufite ubushake bwo kubishaka yaravuze ati reka da, umwami yavuze ko nta wundi uri muri twebwe, ninde wundi mwambonera? Baravuga ati ntawe, uwo ngo ni mumuhiye impeta. Ati mva rero niba gutembereza umurwa wambariye impeta urawo wa kabiri kuri jewe, ibyo umbwiye ubikore turebe ko bizakora, kandi byarakoze. Haleluya. Dukeneye abo bantu batekereza ibintu byagutse kubera ko bafite umwuka w'Imana utuye muri bo. Amen. Ariko noneho dukeneye, iyo ni dimension intellectuelle, ariko na dimension emotionnelle. Dukeneye abantu rwose batagira depression. Nabonye muri kino gihe baranditse ngo todo depression, ngo agahinda gasaze, ubwihebe busaze, ngo bwazamutseho 30% ku isi yose, no muri Amerika hose. Isi yose irihebye, ariko hari abantu batajya biheba. Hari abantu bahorana humeur égale, abyuka mu gitondo agasenga Imana ngo Mana rero amarangamutima yanjye araba imbuto z'umwuka, ujye umpa kugenda afite urukundo, umpe gukunda abo ndi buhure nabo bose, umpe gukunda aho ndi, umpe gukunda ibyo nkora, umpe gukunda ngende rwose nuzuye urukundo. Jyabwira abantu b'abarozi n'abantu bagira mukushi ku mutima ntabwo baba barasenze irisengesho, kuko nge numva ukuntu umuntu agenda akanyura ahantu akagenda ahekenya amenyo afite umujinya, kandi nahoze nsenga ndi mu mwuka. Nusenga mu gitondo ujye ubwira Imana ngo mva rero Mana, suka imbaraga kuri izi nivo zose uko ari enye, maze umpa urukundo, umpa amahoro. Ugira depression gute kandi umwuka atanga amahoro? Umpa amahoro, kandi amahoro Yesu atanga ni ibintu bimeze nabi. Barakubwira ati we bimparire, wowe twara amahoro, ibiguhangayitse bimpe utwara amahoro, hanyuma umpe n'ibyishimo. Cyabwira abantu ariko se buriya abadamu muri hano wabaha umugabo umeze gutyo ntimwamukunda? Umugabo ugukunda, umugabo umunyamahoro, umugabo uhora nezerewe uri joyful, ese wa muntu uza kugukira igitaka gusetsa ukavuga uyu mugabo kabisa umunezero utashye mu rugo. Ninde mugabo utakwishimira gutunga umugore umeze gutyo? Umugore wuzuye urukundo, wuzuye amahoro, wuzuye ibyishimo, wuzuye imbaraga, ufite ibitekerezo bizima. Hanyuma mu mibanire ngo tujye kwihangana no kugira neza no kugwa neza n'ingeso nziza. Ibyo nibyo biranga uburyo tubana n'abandi. Abantu bakavuga ati uriye muyobozi wacu agira kwihangana ntituzaho kwavuye, agira n'ingeso nziza kandi agwa neza. Ninde utakwishimira gukora hano aho ngaho?
ninde utakwishimira kubana n'umuntu wihangana akagira ingeso nziza akagwa neza? Ariko barangiza kubwira ngo no mu mikorere y'akazi kandi imbuto z'umwuka no gukiranuka no kwirinda. Ninde mukoresha utakwishimira kugira umukozi asigira ibintu biba batuye ndamwizera? Hari umuntu twaganiraga ejo bundi w'umunyamahanga arambwira tumva mu Rwanda mufite system nziza ariko abanyarwanda muri ingegera. Umuntu aragusigira business ukamuhombya kubera iki? Ntibakiranuka, ntibirinda. Erega na leta burya nicyo kibazo ifite. Niyo dusenga n'abasenga ni nk'abandi, baramushinga umushinga akawurya kuko ntakiranuka, ntiyirinda. Buriya rero ibi turimo kwiga kingdom advancement nibyo bitanga promotion zigumaho, kubera ko ba Daniel babonye promotion ku ngoma z'abami bane. Yosefu yabonye promotion ntabwo yayihawe nuko hari uwamuvugiye, if anything bari bamuvugiye nabi, ariko umwami aravuga ngo uyu muntu ushoboye gukemura ibibazo byananiranye turamuha promotion igumaho. Haleluya. Rero niba twigishaga abakristo bagatangira kuvamo abantu babiringirwa, kandi kugira ngo umwiringirwa nuko ufite amarangamutima mazima, ufite n'ibitekerezo byagutse, ufite n'imbaraga zikora. Haleluya. Kandi byose bikava muri ya dimension y'akanariho ndangirije y'umwuka wera. Abantu bafite Yesu, abantu buzuye umwuka, abo nibo bazahindura amateka, abo nibo bazahindura imiryango, abo nibo bazahindura ibihugu, abo nibo bazigisha za university bagatanga impression nziza, abo nibo bazakora ibintu byose. Ubundi abakristo ngiye mbabwira iki kibazo mfite gikomeye nusoza. Abakristo twahemukiye Imana kuko ntabwo twayihesheje icyubahiro, kandi Imana ivuga ngo nimunzanira abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Baraduha akazi tukarangiriza amageragere nk'abandi bose, baraduha akazi natwe tukajya mu manyanga nk'abandi bose, turubaka imiryango ugasanga ntawe utureberaho. Ariko Imana ikavuga ngo ariko ubundi ko nabashyize mu isi ngo mumpeshe icyubahiro, icyubahiro cyanjye kirihe. Buriya rero bavuze ngo kingdom advancement ni ibyo ngibyo, ni ukubaka abantu, ukagira urubyiruko rugenda. Imana ikavuga ngo iyo mbonye abari abahungu basengera hariya, nkabona bari abakobwa bampimbaza. Guhimbaza Imana si ukuza tukabyina tugasirimba, no, ni ugusohoka n'utubonye wese akavuga ngo bari abantu bafite Imana, bari abantu bagenda nk'abantu b'Imana, bari abantu bavuga nk'abantu b'Imana, bari abantu iyo bahaye akazi bakora nk'abantu b'Imana. Ni intangarugero. Hari igihe ngo ntabwo wazakira, niba uzakizwa no kwiba no kubeshya ntabwo wasomye Bibiliya neza, kuko Bibiliya iratubwira ngo hari umugisha, hari umugisha. Imana iravuga ngo kubaha Uwiteka bizana ubukire n'icyubahiro. Imana izaduha umugisha wayo atari uwo twavanye mu manyanga, ikaguha umugisha ikavuga ngo ubwo wanyubashye ukanyubahisha nanjye nzaguha umugisha. Kandi reka mbere cy'umugisha usumba iyindi niwo ndangirijeho. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo umuntu nankunda ngo azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye. Yohana 14:20 kugeza kuri 23, ngo umuntu nitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Icyo nkundira Imana rero iyije izana n'ibyayo byose, iraza ikaguha presence yayo ikabaho ngaho, ikaguha protection, kuko iyi Imana ihari uburinzi buba buhari. Njyambwira abantu ni buriya uturanye na perezida ushatse ntiwazashyiraho umuzamu, kuko iyo quartier yose ibiri secured. Ndabeshya? Nangegera ishobora gutinyuka kuza gucaracara muri quartier ituwemo umukuru w'igihugu. None utekereza iyo hatuye umwami w'ijuru. Buriya nicyo cyatumye uza Imana imukubita, yarambuye ukuboko ajya gukora. Imana ivuga, marayika aravuga ati wowe urashaka gukora ku cyubahiro cy'Uwiteka,
kubita umuntu arapfa. Hari ibintu bitegera Imana kuko hari abamarayika bashinzwe kuyirinda. Rero iyo Imana yaje iwawe ubwo n'uburinzi birazana. Haleluya. Ariko ikiruta w'Imana yaje iwawe na provision n'amahawa araza. Muribuka Eliya yagiye ku mupfakazi w'i Sarefati, yaramubwira ati genda umvugira agatsima ukanzanira, ati nsigaranye agafu kari buvuyemo agatsima kanjye n'uyu mwana twarangiza twipfira. Aramubwira ati suko bizamera, Imana yinjiye iwawe we. Ngo bariye imyaka 3 kubwo guhaha k'Uwiteka. Yanifuza abakristo nk'abo bazazana Yesu, tukazana Yesu aho dukora, tukazana Yesu mu nzira aho tugenda, tukazana Yesu mu ngo iwacu, tukazana Yesu igihugu kikamenya ko dufite Yesu, tukazana Yesu aho tunyuze hose bakabona Yesu. Ubu jewe ni nayo urwo rugamba afitanye na Yesu, ariko so urugamba rukomeye. Niryo sengesho ryanjye. Twemubwira ngo rero Yesu ndashaje, none reka nkwisabira ikintu kimwe, reka mbe Jesus possessed, umfate untware unyuzure udeborude urenge. Kuko nigeze kumusaba ngo nkorere photocopy nse nawe, arambwira ngo ya uzagenda uhinduka buhoro buhoro, nawe wabigizemo uruhare. Ariko ko ngenda nsaza, ndashaka kugenda nsaza ndushaho gusa na Yesu. Kuko abantu benshi basaza basharira, wagenda ashaka gusaza ndushaho gusa na Yesu, ukagenda urushaho gusa na Yesu, abakubonye bakabona Yesu, aho wavuga ukavuga Yesu, kuko ngo ibyuzuye umutima nibyo bisohoka mu kanwa. Umunsi tuzagira Yesu twuzuye mu mutima, ngo ibyuzuye mu mutima nibyo bisohoka. Iyo ukunze Yesu, Paulo yavugaga Yesu kumva. Uzarebe Bibiliya yawe nusoma ahantu Paulo yanditse avuga Yesu kumva, ariko naje kumenya ibanga yariko yaravuze ngumva kubwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Aravuga ngo ubu narapfuye ariko ndiho, ngo ariko sijye uriho, ngo ni Kristo uriho muri jewe, ngo none ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no gukunda umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Reka tumere dutyo. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba mubari imigisha iva kugendana n'Imana witwaye mu mutima, kuko nibyo twigagaho. Imigisha iva mu kubaha Imana no kugendana nayo. Hanyuma tubigira intego y'ubuzima bwacu, dusenge. Ariko niba wicayemo hano uyu munsi kawumvise umwuka hari icyo akubwira, akabwira ati ariko mu byo bigishaga buriya jewe wowe icyo nashakaga kukubwira ni iki. Hari ibyo ukwiriye kureka, hari ibyo ukwiriye gukura mu mutima wawe ntibizongere no kugaragaramo, ukabyica bigapfa bikavamo. Hari n'ibyo ukwiriye guteramo bikamera. Niba wumvise uri mu uyu munsi, uyu ni wo mwanya ubwira Imana ngo Mana, uyu mugoroba wicize ingeso muri jewe, unguranire. Sindi bukubwire ngo hagurukize hano tugusengere. Jewe rero mbabwire nabaye mwivuga butumwa ku mastade n'ahandi. Iyo njyambwira abantu ngabwira ushatse wabwira abantu bagahaguruka cyangwa bakabyihorera. Icyemezo umuntu afata muri we nicyo gihindura ubuzima bwe, si uko agaragara imbere yawe. Ariko no guhagurutsa abantu njye mbikora, ariko ntabwo mbiha agaciro kanini. Ariko icya kabiri, natwe twese turimo n'abamaze kwakira Yesu. Uyu mugoroba uvuge ngo mva Mwami Yesu, take me, umfate untware, ungire uwawe, unkoreshe, unkoreremo, ukorane nanjye, ubwami bwawe buze, abantu bahabwa umugisha. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Iri teraniro baryise Kingdom Advancement Service. Ndasengera aba bantu bose nanjye ntikuyemo, uturebe, uturondore. Mwuka wera niwe twawe ngo uzajye ukora umurimo, kuko Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza, ngo ni wowe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Genda muri iri teraniro,
uhumura amaso ya buri muntu wese yibona uko ijuru rimubona, uhumura amaso ya buri muntu wese yibona uko umwami Yesu amubona. Nurangiza utwambike imbaraga, utuguranire aho tudatunganye, udukosore aho dutunganye, uhongera imbaraga. Ariko kuruta ibindi byose ndasengerera iteraniro, ndasengera abari hano n'abatari hano, ndasengera n'abandi baza mu yindi minsi, ngo reka tubone Yesu, reka dutumbe Yesu, reka tugendane na Yesu, reka twuzure Yesu. Kandi umwami wacu yaratubwiye ngo Mwuka Wera nuza, ngo ibyo ni wowe uzabikorera muri twebwe, ngo kuko uzenda ibye ubitubwire, ngo kuko uzenda ibye ubiduhishurire. Turasenze ngo uyu mugoroba usohoze uwo mugambi. Mwami Yesu, ureke izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ni mu izina ryawe tubisabye, Mwami wacu Yesu Kristo, amen.